Guys, ubushize twari twarebye kuri motion, tureba ukuntu ushobora kumuvinga 10 steps, gutaninga left, right, gataninga left, going to random position, tuvuge nka gutya hariho hose. Noneho aho ushobora kuyiha coordinates irabifite, tuvuge tuti wenda reka tuyihe area 35, wenda twongere kuri x, wenda twongere tuyihe 13, ubwo irabiri hariya. Kandi twabonye ko coordinates zitaziyandika hano. Yes, okay. Tubona glide twari twavuze ko ari uburyo wakarekura in universe kakijyana, ariko mu gihe runaka tukavuga tuti mu masegonda for example 5 irazi sprite yacu irabirihe. Reka turebe. Yes, irabiri hariya mu masegonda 5. Then tuvuge mu masegonda 4 3 in 3 seconds iyi sprite yacu irabirihe. Reka turebe. Reka mbare, reka nongere 1 2 3 to random position. None ushobora kwegera ukajya kuri mouse pointer, tugize gutya mouse pointer iri hariya hepfo, agana hepfo. Reka none tuyishyire hariya, iri gukurura mouse ahantu iri, ariko reka dushyire kano kantu ga control tugire for example forever, reka kuriya kuvuga ngo mouse pointer for 3 seconds, abgaragenda masegonda 3 aho mouse iri, ubwo naho iraza irakurikirana. Mouse ni iri sensor yayo. Muri tugera hano nuko biragenda. Kara twari twakabonye, turacyari kuri low, kuri yes motion. Turavuga ngo mu gihe runaka iba ifite coordinates runaka. Aha ngaha ifite coordinates izi ngizi nizo ifite, kuko na hano zirahari. Aha ngaha reka tuyibwire ngo tukire hano hejuru, ubu ifite ziriya coordinates. Tuyibwire ngo iba ifite ibiri muri 0 x ni 0 y, kuvuga muri center mu gihe cy'isegonda rimwe. Reka turebe. Yanagwerega hariya. Reka tuyishyire hano for example, noneho tubare. Tuyishyire hano buraya bya kaduhindura ibi for example 33 x 33 now y 63, let me say 68 seconda rimwe. Coordinates ntabwo tuzizi, so reka turebe rimwe buraya ni hariya. Noneho reka dusettinge muri mu bice bitatu by'isegonda, iba yibereye muri negative 33 and negative 66. Ara ibi bifite ziriya coordinates mu bice bitatu by'isegonda. 1 yes, nira speed iriho, but ni kuriya. Now tubona kuri point to direction ahira bayerekeye, tuvuge ni tuyishyira kuri direction ya iyi ngiyi uko irabimeze, irabireba hariya hejuru. So once turayishyira hariya, reka turebe uko biragenda. Irabiri muri 30 kuri kara twari twakabonye, kubera ari forever irari paka igihe ibihora byisubiramo. Then aroni point in a direction, aroni point forward the mouse
adukureho, reka tuyicomekemo iyi turebe uko biragenda. Kugira ngo tugabanye ama confusion, tubigenze gutya, tuzishyire hano turebe icyo birata. Okay, dushyire hano twari tugeze kuri iyi palette, aho iraba yerekeye, mouse irabiri niho iragenda ijya. Yes, kariya twari twakabonye, ndako twari twakabonye, ubwo turi kwihuta, haza quick review, then change to, ano twari twabonye ko niwibwiye ngo change x by 10, kuvuga ngo coordinates ifite kuri x zirahinduka by 10, ziragenda ziyongeraho 10. X hano dufite negative 23, nubwo nigenda kuri ya irahita iba negative 13, yongerewe negative 3, gutyo gutyo. Yes, urabona yahise yihuta, but reka tuyigarure turebe coordinates ifite hano. Bifite negative 78, reka tuyigire gutya none, negative 68, 58. Yes, ziri kugenda ziyongera. Utungu aka twari twavuze ko logo commandinga yagera ku mpera, amara kugera ku mpera igahita igaruka. Let me stop this. Akanaga stopping. Gatuyihe okay, iki nigera kuri 10 ite yigabanya. Where it stopped, I could change it is a meaningless code in English. I got to moving hariya, moving 10 steps, ariko bivuduka. Reka tugire moving 4 nigera ku mpera yigarukire. Burayeri kugera ku mpera. Twibuke ko ifite direction, iracyafite ya direction ya point to direction, ntabwo ifite 90. Izo ni ziba ziri by default, katuyigire ibe 90 right itambika hariya. Yes, twari twakabonye akangaka kanyuma. Kugira ngo duhite dutangira isomo ryacu, set kariya mbaga ngo set rotation style, left to right, iragenda nigera ihindukira. Icyo ni kimwe, cyangwa se bigende ntihindukire, don't rotate, cyangwa se yegumire hafi aho. Reka dushyiremo in the sprite, let's use this one. Let us use this one. Uno muntu tugiye kumucommanding, for example, at the edge back, move 10 steps, let's use it forever. Urabona aragenda ahite agaruka yicuritse. Reka turebe, tuvuge nituvuga ngo nagera hirya agaruke ahindukire, turashyiraho iyi comment, iyi ngiyi ya rotation. Ushaka kuklikirayo nayo byarangiye ayibona. Kanano tugire don't rotate, turebe uko biragenda. Nagenda asubira inyuma, then rotate around or around.
nubundi aragenda asa n'uhita wizengurutsa but better to use left light in your very logic. Tuno twari twabonye ko hari ama position ushobora kuvuga niba ushaka kurebera position zawe hano hejuru akiba bitwaye. Let me put in a meter. Yes, ushobora kuactiva abaga ngo urashaka kumenya coordinates n'ama direction no muntu afite. Ndabona x nizo ziri guhinduka, ama y ubahagarike. Ikibazo every working direction iracyari 98 garebe 90. Yes, noneho nibyo duherutse kubona. Noneho reka twigirire kuri kucyo twise look ukuntu bigaragara, how it looks. Hano twe twabonye ko say hello ariko iyi twayivuze. First of all reka tubanze dukoreho tuno tuntu, aho dukoyeho gutya ntacyo twakora, ahubwo icyo twakora ni iki ngiki. Okay, uvuga ngo ivuge ngo hello mu masegonda 2 kariya kagumaho, but reka tumaze dukora turiya tuntu ni hahandi n'ibisanzwe. Turamanuka hariya hepfo to deactivate. Okay, kajya kuri lock yacu. Hello ni bisanzwe, karani say hello kakagumaho. Hano ni think mu masegonda 2, hano ni think kakagumaho. Costume katwigere crack ngo switch to every working is pretty kimeze ni sprint iri moving. It is this one. Iyo ishyizeho ubona ko ari kumovinga, so gatikoresha nubwo twari tifite, but reka dusibingi kugira ngo dukoreshe iriya. Tugiye kugira switch to iriya, kuvuga ngo tugiye urabona ari switching. Ni dushaka dushobora guhitamo iriya B, kuvuga ngo switch, gahitamo iriya C yayo, dushobora guhitamo D yayo. Just split. Noneho kugira ngo to deactivate bagende, turavuga ngo next costume, ubundi mwambaro. Then dushyiraho kano kantu ka forever. Ino code ntago iri meaningful, ntago yakumvikana, ariko reka tugire ka moving kadutoneke zino code turebe how it looks. 2 steps. Let's see how is it going. Raragire kugenda. So moving at 2 steps, nirangiza ikore biriya. Let's see, dushyira kano kantu kugira ngo dukomeze tuyirebe, nigera hirya ize kugaruka. Zirangije kuba executed ize kugaruka. Iracyari kuri, reka tugire rotation. Abona cyari imwe. Next costume katurebe. Noneho reka izi code tuzitondeke gutya. Iracyari imwe. Switch. There is that kuri iyi ngiyi. Nuko byagenda, tugenda ari imwe, kandi turashaka ko zose ziza. Iyi code reka tuyikureho
kubera n'ubundi yo yifitemo imbere yifitemo imbere inside. Tugire rimwe nigenda gake gake arabire guhindagurika, but let us set it to 10 steps. Yes, aba kare kunyaruka. Let's set it to 5 steps. Nako kare kunyaruka. Let's say to 0.5 steps. Let's see. Oh, akabari. Let us say to 20. Yes, abla kwiruka. Let us say to 50. Oh, reporting. Let us say to 25, 26. Let us say to 30. Yes. Dukontorora movement tuzabireba mu masomo akurikira, but what I want to see, reka dukomeze, excuse me a bit, ntabwo narebaga neza. So karatwa kabonye switching, change, nicyo bita backdrop. Backdrop ni nka background cyangwa se scene, ni scene. So ni dufite white, reka turebe iyindi dufite. Next, preview nayo, then reka turebe random nayo ntayo, kubera iki nazo twa setting. So reka tu setting twabonye kari aha ngaha, reka du setting ngiyi, tuze twongere du setting for example iyi ngiyi, then twongere tu setting for example yes iyi ngiyi, kuba zirahagije. So then switch to urabona kugenda bihinduka kubera nizo dufite. Repeat, no, let me say forever, aza kugenda zihinduka. Reka turebe wait 1 second. Iyi igomba kuba iri mu nda ya biriya. Wait 1 second kugira ngo ihinduke. For example, dushobora kuvuga wait 2 seconds kugira ngo ihinduke. 1 2 1 2 1 2 1. Yes, urabibona ukuntu iri kugenda ihinduka. Reka tumugendesha n'umuntu wacu moving steps icumi na ebyiri, ariko nagera ku mpera kugira ngo kubera tugikeneye kaza, agera ku mpera agaruke akirimo ategereze waga costume yacu tegereze kiriya gihe ibone kuba executed. That is then tugere twirebere hano ngo twarebaga i switch random backdrops, noneho next backdrops iriya random, reka turebe next. Bibuke ko twazitondetse, turebe after 2 seconds. Yes, urabona ko byakunze. So let us stop, twigerere kuri
next wayibonye change size by 10 akabonye agende abyibuha tumubye change by 10 agende abyibuha by 10 cyangwa se tugere by -10. Let us say -30. -30 aragenda agabanyuka kuri noneho set size to by 100%. Reka tuyishyire somewhere. ari kugenda abura wacu twamubuze da reka tumugarura. By change size by, for example, by 20. By 20 tangiye kubyibuha amasegonda abiri abyibuha abyibuha. Okay, so reka tu setting ara twagendaga by 20 agenda yiyongera no ubu ni 100%. Basete iyi niyo 100% ye nkuko size igaragaza hano. Reka tumusetting by 50%. Let us say 50%. 50% angana kuri 60%. For example 70%. 70% arabangana kuri then uramuno wacu tugeze kuri iyi palette. Reka nyishyire hano arako tugiye gukoresha color. Change by color effect 25. Effect by 25. Wagango gaturebe uko biragenda. Urabona ko nayo sahinduka arahindutse. Hano ni change by color. Arukuba ngo change by fish eye. Fish eye ni kwijisho ry'ifi rireba somehow oblique. Reka tubikore turebe. But reka tubanze tumwongerere size ukuntu. Okay, this is now. Reka turebe fish eye. Tangiye kuba munini. Tangiye kureba uburyo bw'amafi. Urabona ukuntu ayisaba munini. Iyo niyo bita fish eye. Reka twongere tumusetting on -25. -25. Subize Rakyari fish eye. Twongere tumusetting by 25. Okay, 25. Okay. Ira ni fish eye. Then reka turebe by where turebe kunaraba meze. Reka tubanze tumugire munini. Okay, ira by well. Reka noneho twongere duse n'abamu subiza uko twari tumeze ko yari ameze. Gate tumugorore. So arana my effect pixelate rano kunagenda pixels my pixels density pixels ubone ni density ikintu tumusubize ari is a negative. Okay, perfect. Then let's see here by mosaic about duplicates image. Yes, three mosaic niba nayo iraza guhinduka by that one. Yes, irani mosaic by brightness later iba kuriya agenda abumweru cyangwa se acha urumuri rwiyongera. Kongera tumusubize kuriya. Then in the effect isigaye ni by ghost. How she looks or he looks by using a ghost issue. Ghost. Ghost ni kuriya. There is no change. So that is set color effect
by 0. Great. Running effect by 0. Reka tugire set color effect by 5. Turebe uko reka tumugire set color by 5. Turebe uko biragenda. There is no significant change, but let's do this one. Yes, by 25. Arakari kugenda gahinduka. Okay. Katurebe noneho by kariya uko biragenda. Ya ni kuriya. Then icyo nashakaga ni code reka tuyishyireho. Zaki bituri gukora bitabaho. Ariko reka turebe how it can be. Okay. Abuze ngo barankumbuye kundeba. Nagere na active my webcam. Okay. But kakiri hano kurera ntabwo dukeneye cyane. Okay, so icyo nshaka ko tugeraho so this ngira ngo kotse tuzibone. Icyo nshaka ko tugeraho ni tugeze clear graphic effects. Kuvuga ngo icyo tugiye gukora karagenda ibi bigiye kuba ariko nyuma yaho byose bitebe biba cleared. Katurebe so we didn't say it any ariko ntacyo bitwaye. Urabona harimo ama adjustment, but reka iyi loop tuyikureho dukoresha kangaka tugera kuri iyi effect zose zigahita ziva kongera gusubira uko yari iri. Noneho hari show hari na hide tuzazikenera cyane muri game development nituzigera nino ni show kali show. Noneho hide is hidden muntu ari hidden, so show nta kindi gihambaye cyane. Ariko reka turebe kano kantu kangaka go to front layer, ago ari back ari na front layers uba wazisetinze cyane cyane mu mikino cyangwa se mu waga programminze. Turi kuri look, turacyari kuri look. Then you go forward one layer ukazisetinga, backward layers ukazisetinga, then costume number tuvuge ujye kuri costume number tukaba twayisetinze, cyangwa se backdrop number, SN name obogo backdrop dufite irazina bazite tuzana mu operators kuburyo turaza kwandikamo twenda ize kujya muri layer runaka, ariko tuzabigarukaho cyane turi kugaruka bijyanye na layers. Na hano size uba wasetinze cyangwa se ukayibona. Ubwo size dufite ni 70. Let me see katurebe niba rero dufite koko yes ni 70. Katugire nka 90 turebe yes karita tukaba tuzano tuba 90. Okay, thank you guys kubijyanye na look nicyo twabivugaho. Nkwibutsa gukomeza gukurikirana usharinga ku buryo mu minsi zaza turi gutegura
tato na itoy nabyo ni ibintu tuzagenda twigaho. So tibagirwa gukora subscribe kuri channel yacu.